Abahungu uyu munsi ni mwebwe ngiye kugarukaho cyane ndashaka kubabuza gufungwa, ngiye kubagira inama zo kubabuza gufungwa bijyanye na sexual harassment. Hari ibikorwa bitandukanye bifatwa nko guhohotera umuntu bishingiye ku gitsina, kandi ibyo bikorwa ukaba ugomba kwirinda kubikora. Akenshi abahungu nibo babigwamo, nibo bagwa muri uwo mutego kubera ko aribo batereta. Hari ibintu rero buriya isi yarahindutse, hari ibintu ugomba kumva, nibyo ngiye kukwibutsa. Ikintu cya mbere nkunda kubabwira, zirikana ko gutereta umukobwa under 18 utaruzuza imyaka 18 ari ukwitega igisasu. Ni ukwizirikaho igisasu gishobora kuguturikana isaha n'isaha. Nakugira inama yuko udateretana n'abakobwa bari under 18. Babaza indangamuntu banze urebe koko imyaka bayirengeje, cyangwa se mu kimwe niba ukundana n'umukobwa under 18 wibuke kugiye kumufata nka sister. Ugiye kumwigisha ubuzima, ugiye kumuha inama z'ubuzima, ugiye kumumenyera ikiza n'ikibi, kuko ntuzigera uvuga ngo niwe wabinsabye, ngo niwe wabishatse. Ugiye kumakinga sure ko mutazigera mukora imibonano mpuzabitsina na rimwe, kandi ko ibikorwa ngiye kuvuga n'abandi barengeje 18 bazakurega yuko wabakoreye sexual harassment udashobora kubimukorera. Okay? Hanyuma ubundi biba sexual harassment ryari igihe cyose wakoranye n'umuntu ibikorwa ubundi byitirirwa ibiganisha ku mibonano mutabyemeranyijeho. Niyo mpamvu igihe cyose ukundana n'umukobwa cyangwa se n'umugore, reka nsimvuga abahungu ngo aba papa cyangwa se abagabo bagire ngo bo ntibarimo, igihe cyose ukundana n'umukobwa wakagombye kuba ibintu byose mukorana byerekeza ku mibonano mpuzabitsina mwabiganiriyeho, communication, kandi ukamwubahira ibyemezo bye. Ikindi kandi agahora yumva ari safe igihe cyose, ntiyumve yuko uri kumwugariza cyangwa se kuri kumuhatira ibintu, ukibuka gutega amatwi ijya kubwiye ngo hoya simbishaka, ukibuka kumubaza niba ibintu muri gukora abyemera. Ibyo bikorwa byose rero ubundi musanzwe muzi ko gusomana nibisanzwe, gukorakoranaho nibisanzwe, koherezanya za message, ama video, nakwita ngo naringe kwita ngo nayo rukoza soni, reka nyite ngo aganisha ku mibonano cyangwa se kuri sex nibisanzwe. Ariko ibyo bintu byose musanzwe ubundi bisanzwe by'ibikorwa nyine biganisha ku mibonano, iyo uri kubikorana n'umuntu adafite atabyemera. Hanyuma n'abakobwa mbabwire, mbibutse, cyangwa se n'umuhungu nkubwire icyo ugomba kupinga attention kurushaho, nuko umukobwa ugomba kumakinga sure kumubaza niba abyemera. Ariko kandi umukobwa nawe ibuka kumubwira ngo ibi bintu biranderanja. No kuvuga ngo niba ahora kohereza ama video yambaye ubusa, icyo gihe ni wowe ugomba gufata iyambere kumubwira ngo ibi biranjena. Iyo wamubwiye ngo ibi biranjena agakomeza akabikora, aba ari kugukora sexual harassment. Niba akunda kukohereza utu video twa porno, ukaba waramubwiye ngo ibi biranjena, ariko ntabyumva agakomeza kukohereza twa tu video, ubwo ari kugukorera sexual harassment. Nuvuga ngo nawe ubwo ugomba kubanza ukamenya ngo ni ryari byitwa ko nakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kugira ngo nzabone nuko ntera intambwe yo kujya kurega, cyangwa se yo kujya kuvuga ngo please nimumfashe uyu muntu yananiye. Sibyo? Niba umuntu akubwira ngo ntabwo nshaka gusomana, ugashaka kumusoma ku ngufu ugahatiriza. Niba umuntu akubwira ngo ntabwo nshaka ko dukora imibonano, mumaze igihe muyikora, ni ibintu mwamenyereye, ariko uwo munsi rakubwiye ngo hoya, uyu munsi ntabwo imibonano nyishaka, ntabwo uri buzane byo bindi byo kuvuga ngo ntabwo ari vierge, ngo n'undi dusanzwe tubikora, ngo uyu munsi ari kwigira ibiki. Umukoresha imibonano ku gahato, ni ku gahato nyine, byitwa ku gahato nyine, ashobora kukurega. Ntabwo kuba atari vierge, ntabwo kuba atari ubwa mbere muyikoze, ntabwo kuba ibiki n'ibiki, ibyo ngibyo bindi ntabwo bikonta. Sibyo? Niba ushaka kumukora ku myanya myibarukiro, ngo uri kumukorera for play, uri kumutegura, ariko ugashaka kumutegura ku ngufu, ibyo ngibyo byose. Niba we ashaka ko mukora imibonano mu buryo busanzwe, ariko ugashaka guhimba ibindi bintu ku ngufu, ugasanga urashaka yuko muzajya mukora imibonano mu kanwa, urashaka ko muzajya mukora imibonano mu kibuno, kandi we ntabishaka. Reka nkubwire ngo igihe cyose yaguhakaniye akajya guhakanira, ariko ukabimutsindagira, uri kumukorera sexual harassment. Niba ushatse kumubwira se
nkubwire ngo icy'ingenzi nakubwira ni kimwe. Niba udashaka kuzarerwa sexual harassment one day, kandi niba udashaka no kuyikorera abantu, abakobwa mukundana, ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana nuko hagomba kubaho communication, kuvugana, kugira ngo mubaze ko ibyo bintu mugiye gukora abyemera nta kibazo afite, kandi ukibuka gucungana uko ameze n'ubundi ubumuzi. Iyo ibintu yabyanze aba yabyanze ubumubona, iyo ari kubyemera aba ari kubyemera ubumubona. Ibuka kureba yuko abyemera, ariko niba byiza ubimubaze. Hanyuma ibyo yanze, my dear, ibyo yanze ntubimuhatire. Waruzi ko umuntu ashaka kukorega yuko amuhobeye, kuza ugahobera umuntu, bimwe byacu bya Kinyarwanda cyane cyane nusanga uri guhobera umuntu utari umunyarwanda, ugasanga ukunda kuza ugahita umuyora, murakorana buri munsi uraza ukamuyora ukamuhobera, murakorana agucaho ukamubwira ngo ugira ibiguru byiza, murakorana ukamuca. My dear, igihe turimo nicyo kwitonda. Sexual harassment urayiregwa kandi ikakumaza imyaka runaka muri gereza, cyangwa se bakaguca amande cyangwa bakaguca ibiki. Rero wowe ntabwo ari wowe uzaza kuvuga ngo rwose uramuntu ngo bari kurega sexual harassment baramubeshyera. The victim niye wakabaye avuga ati dore naramwihanangirije yanze kubyumva, dore message zose yakomeje kunyoherereza mwihanangiriza mwiyama yaranze, dore ibiki n'ibiki, afite proof, afite ibimenyetso. Nuvuga ngo igihe cyose victime we yumva yarabangamiwe kandi akaba yarabiteguje ko abangamiwe, icyo gihe rwose nta kindi kintu waburana. Ariko nanone hakaba ibindi bisaba ko yerekana ko yaguteguje ko abangamiwe. Hari ibindi usanga nyine waramukoreye bitagombye ko aguteguza ibyo ngibyo. Ibyo bintu nukubizirikana. Ndabakunda cyane abahungu, ntabwo nshaka ko mugira iyo myaka 25 cyangwa irenga muri gereza ngo kubera ko wakundanye n'umwana under 18 ngo twagiye kubikora ngo niwe wabishakaga cyane ngo kundusha. No, umwana arashaka gukora imibonano kukurusha gute? Ko ari ugomba kumubungabunga ukamwibutsa yuko ataragera igihe cyo gukora imibonano. Ubundi ni gute ukundana nawe mu buryo buganisha aho ngaho kandi nyine akiri umwana? Hari ibintu byahindutse tutagomba gufata nk'ibya kera, nyine tugomba kuza mu bishyashya, tukamenya aho isi igeze tukajyana nayo, otherwise dushobora kwikururira ibibazo. Ibingibi ndi kuvuga bikubiyemo no kuba waharasinga umuntu kuri internet, sibyo? Navugaga kuri WhatsApp umwandikira ama message, ariko no kuri internet birashoboka cyane. Itonde, be careful.